Father God, release your angels around this room, and we bind every work of the enemy in Jesus' name, that this word will go forth to the nations in Jesus' name. Amen. Welcome you all to Pure Gold channel today. We are with Josie in this program, and I would like to welcome you all who are friends of Pure Gold channel and everybody else. I would like to say that you are wonderful, you are amazing, we love you. So we welcome you all to this program of sharing words of encouragement. So today I'm with a visitor. She's a wonderful mama. She's amazing. She would like to share with you her, the word of encouragement God has given you. She's going, first of all, to tell you who she is and also bring a word of encouragement. Mwese ndabashuje mu izina rya Yesu, ndabashuje mwese bakunzi bacu, bakunzi ba Pure Gold channel, mwese mbahaye ikaze kandi mbamenyesha ko muri kumwe na Jose. Uyu munsi rero nabazaniye umushyitsi w'Imena, umushyitsi mwiza cyane, umumama mwiza cyane kandi ukunda Yesu. Kandi ikirutaho nuwo mu muryango wa Aburahamu na Isaka na Yakobo, atari mu kwizera gusa ahubwo ku maraso. Ni umwisirayeli rwose. Uyu munsi Imana yaduha umushyitsi w'umwisirayeli w'umuyudakazi, agiye kutubwira rero ukuntu yamenye Yesu kandi ubundi akatwibwira, ubundi aratuzanira ijambo ridukomeze, ijambo ry'umunsi wa none. So I would like to welcome you to Pure Gold channel. This is a Christian channel. I know you've been here before, and people have been blessed by what you shared the last time. So I would like to ask you just a few questions. Then we are going to share us with the word of encouragement God has given you to bring it to us. Amen. Okay, what is your name? Where were you born? First Just of all, a short initial sentence. Yes, I'd like to first of all greet you all in the wonderful and awesome name of our Lord Jesus Christ. Ati ndabasuhuza mwese mu izina rya Yesu umwami wacu. My name is Eleanor Ment. I was born Eleanor Stadthagen. Wow. I can't repeat that. Yes, nshobora kuyisubiramo. Ati amazina yanjye nitwa Eliana Ment. Aho yavukiye iryo zina se tuvuge ni Israel. Yeah. Okay. Yes, and the Lord miraculously touched my life. Ati mu buryo bw'igitangaza Yesu Kristo yankozeho. I was born in an Orthodox Jewish home. Ati njyewe navukiye mu muryango w'aba Orthodox. How do you say it? Orthodox. Jewish home. Abantu b'abayuda mbese b'idini bose nuko bari bameze. Orthodox, yes. My parents were born in Germany. Ariko ababyeyi banjye nubwo bari abayuda bavukiye mu Budage. And my late father was in the Holocaust in Germany, a concentration camp. My father. Ababyeyi? The parents of your father? No, my father. Oh, where were he? He was born in Germany, and he was in a concentration camp in Germany in the war. Okay. Yes. Papa we yavukiye mu Budage, ari umuntu uba muri mu buhungiro mu Budage mu gihe cy'intambara. Yes, my mother had to leave just as the war started. She left with her brothers and sisters, and they had to flee from Germany. As the war was starting, they went and crossed a border. Yeah, mama we yabaga nawe muri Germany hamwe n'abavandimwe, nyuma igihe cy'intambara baza kuza kugenda bava mu Budage. Yes. My parents met after the war in Africa, in Lusaka, Zambia. Ibi ni ibintu byiza cyane kubyumva ko abayuda inkomoko yabo baturuka kuri Aburahamu ari abayuda, ariko
bakaza guhurira ababyeyi ba Erina bagahurira muri Zambia i Lusaka. Ni ibintu binejeje cyane. Yes. And they got married. I was born in Lusaka, Zambia. Nuko Erina ni umuyudakazi kavukire mu maraso ariko yavukiye Lusaka muri Zambia. Ni ukuvuga ni umunyafurika. Hallelujah. I was born to Jewish parents, so I'm fully Jewish, mother and father. Ababyeyi be ni abayuda bose nta kuvangirwa ariko nyine yavukiye muri Afurika. Yes, so Yeah. we lived in Zambia for 5 years, Babaye muri Zambia imyaka 5. and then we moved as a family to Bulawayo, Zimbabwe. Wow, I've Yeah. never been to Zimbabwe, sister. You are more African than I do. Nuko ati jyewe nyuma yaho baza kwimuka baba muri Zimbabwe. What today? Bulawayo, Zimbabwe. Bulawayo, Zimbabwe. Yeah. Bulawayo. Ntabwo jyewe ndagira Zimbabwe, iryo zina sinzi no kurivuga. Ariko uyu musista w'umuyudakazi arandusha kumenya Afurika. So in Bulawayo is where I had all my schooling. Okay, nukuvuga ngo amasomo yose amashuri ye yose yayigiye Zimbabwe muri Bulawayo. Yes, and I was taught not to believe in Jesus because we were Jewish. Oh, who taught you that? That's all my Jewish friends, my mother, my parents, Oh, all taught me not to believe in Jesus. That's- We're Jewish. that's not good. Yes. Ati ababyeyi be n'abandi bantu b'inshuti baravuze ati ntimukizere Yesu kuko muri abayuda. Icyo ni ikintu nyine gitangaje. Niko yari yarigishijwe. Yeah. Yeah. So at school, Mm. we had religious studies. Ku ishuri bigaga iyobokamana bari bafite amasomo y'iyobokamana bigaga. And a rabbi taught me, a Jewish rabbi. Oh, ayo masomo, which is lessons you were Yes, studying? in Which kind studying of- religion, Yeah. the rabbi, Jewish Okay. rabbi, yes. Bo ku ishuri i Zimbabwe? In Zimbabwe, in Yeah. school, yeah. Ah, ku ishuri Zimbabwe bari bafite umurabayi umujuwishi ubigisha iby'iyobokamana byerekeranye. Was it about Jewish culture? Yes, Jewish religion? Jewish religion and culture, Judaism, yeah. Okay, ubigisha ibintu bya yobokamana ariko by'abayuda, Judaism, by'abayuda bitari, it was not Christian. No. It was complete. Byari bitandukanye n'iby'abakristo n'ibya Yesu n'ibya Gikristo n'iby'abayuda bigishaga by'imico yabo. Yes. Okay. But I went when I went to school, Mhm. there was an assembly early in the morning. Assembly. Okay, mu gihe ku mashuri bagiraga ibintu by'ibiterane byo guterana nk'abanyeshuri bakabigisha ibintu by'Imana, ibintu assembly school, bagahura bakigishwa ibintu ijambo ry'Imana. Yes, Mhm. that was early in the morning, Mhm. and the Jewish children did not go to that assembly. Oh, that assembly, was it a Christian assembly? It was a Christian assembly. Yes. Aratubwira ati mu gitondo cya kare ku mashuri bajyaga babigisha, barateranya amashuri yose mbere yo kujya mu masomo anyuranye bakabigisha iby'abakristo, ibyo bita assembly, ariko umuyuda ntabwo yajyagayo. But It means you were not going there. we weren't supposed to go. Yeah, okay. But I felt drawn there, and I used to go. Ariko we Erina uyu mubyeyi wacu hano, we nubwo byari bibujijwe akiri mutoya yajyaga muri assembly y'abakristo. Yajyaga nubwo byari bibujijwe ko nta muyuda ugomba kuhakandagira kuko byari iby'abakristo, ariko we yajyagayo. And this Yes. is where I heard the word of God from the New Testament for the first time in my life. Oh,
that's really good. Mm. Yeah, ati ubwo nibwo bwa mbere numvise ijambo ry'Imana ngiye muri iyo assembly y'abakristo ndi ku ishuri niho numvise bwa mbere ijambo ry'Imana mu isezerano rishya. So the words of the Lord Jesus Christ used to go over and over in my mind. noneho ijambo ry'Imana ibya Yesu Kristo bigahora bimucengeramo bimugendamo muri mind ye mu mutwe we muri we. And I couldn't understand why we as Jews are not allowed to believe in Jesus. akajya ahora yibaza ati kuki twebwe abayuda kuki twebwe abayahudi kuki twebwe abisirayeli tudafite uburenganzira bwo kwizera Yesu. Yahoraga abyibaza ari umwana muto. But his words, Jesus said, the words I speak, they are spirit and they are life. Can you repeat it, please? The word of God, Jesus said, the words I speak, they are spirit and they are life. Yeah, ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu yaravugaga ati ijambo ry'Imana mvuga ni iry'umwuka kandi rifite ubugingo. So I went home and I questioned my mother. I said, why are we as Jews not allowed to believe in Jesus? Nagiye mu rugo ndataha mbaza mama ni kuki twebwe abayuda tudafite uburenganzira bwo kwizera Yesu Kristo. She said, we are Jewish. We are not allowed to believe in Jesus. Ati twebwe turi abayuda ntabwo twemerewe kwizera Yesu Kristo. But that didn't answer my question. Ariko ibyo ntabwo byashubije ikibazo cyanjye. Ntabwo byashubije ikibazo namubajije. So when I left school, I moved to Cape Town, South Africa. Amaze kurangiza amashuri ye ayarangije yavuyemo yahise yimukira muri Cape Town muri South Africa. Mumbabarire nge sindahagera. I've never been to South Africa. Yes. Yeah. Beautiful, beautiful country, Cape Town. Yeah, ati Cape Town ni ahantu heza cyane, ni umujyi mwiza, ni igihugu cyiza mbese South Africa. I was there a year and then my parents followed me. They came to Cape Town to live in Cape Town. They moved. So we moved as a family from Zimbabwe to Cape Town. We relocated. Yeah, yarimutse yimukira South Africa. Ababyeyi be nabo bamusangayo bimukirayo. How old were you? I was 18. Igihe yari afite imyaka 18 yarangije amashuri ye muri Zimbabwe. Yiwe yarigendeye yigira Cape Town muri South Africa. Ababyeyi be nabo bamusangayo. I think your parents really loved you so much. They followed you, ne? They followed me. Okay, Yeah. that's good. Yeah, ababyeyi baramukurikira bajya kubana nawe muri South Africa. Yes. So what were you doing in South Africa? In South Africa, I went to college and then I met a Jewish man and we were going out. Wow, yeah. Then we got engaged Okay. and we got married. I was 21 years old. Ah, did you find a job there? Yes, I found a Okay. job there in Cape What Town. were you doing there? Just secretarial work. Okay, yimukiye muri Cape Town afite nka 18 aza kubona akazi hano mu biro aza guhura n'umugabo w'umuyuda was a Jew man. Yes. N'umugabo w'umuyuda muri South Africa nyine baza kuba engaged. Nyuma yaho you were married? We got married, yes. Nyuma yaho baza no kwimariya ababyeyi babo nyine nabo barabasanze. We got married in the synagogue. Wow, in South Africa? In South Africa, Cape Town. Yes. Okay, bari mariye ariko nyine bashyingirirwa muri synagogue. It was a Jewish culture. Yes, yes. Ubukwe bwabo, which means your marriage Was Jewish, yes. It was a Jewish, bimariya mu buryo bw'abayuda. Jewish wedding. It was a Jewish wedding. Bwari ubukwe bw'abayuda gusa n'ibyo nyine kuko nawe ari umuyuda n'ababyeyi be. Yes. Okay. Now, my husband did not believe in Jesus. He was Jewish. Oh. Umugabo we bashyingiwe nyine atari umukristo atizera Yesu ari umuyuda gusa agendera mu mihango y'abayuda.
Now, all I had in me was a few scriptures from the assembly. I didn't have anyone to actually lead me to the Lord when I was young. Okay, ati ngewe ikintu nari nzi ni ijambo ry'Imana nigiye muri school assembly hahandi Zimbabwe ho bajyaga mu ishuri mu gihe bagiraga nk'amateraniro bakabigira ijambo ry'Imana aho niho yumvira ijambo ry'Imana muri Bibiliya mu isezerano rishya nta handi nta bindi yigeze amenya ntabwo yabonye umuntu umufasha ngo amwigishe ibya Yesu. So we were married, and it was all right. I had 3 children in the marriage. Yeah. 3 children. That's nice. Yes. Baza gushyingirwa barabana bombi ari abayuda bafite imico y'abayuda nubwo Elena uyu mumama yari afite akantu gato k'ijambo ry'Imana yumvise muri school assembly ariko ntabwo bari abakristo ariko yagize umugisha Imana imuha abana batatu 3 Imana imuha abana batatu bagira umugisha barubaka. And then one day I went to a lecture, a Weight Watchers lecture. What? A Weight Watchers lecture. It was a lecture to lose weight. I see. Yeah, umunsi umwe yagiye ahantu nyine bafite amasomo yo kwerekana yo byerekeranye no kunanuka kwinanura. Yeah. What about the word of God you are going to bring to us? Yes, I'm going to bring the word. Yes, we wanted to know about it. Okay, so I was just sharing a little bit of my testimony, how I came to know the Lord. Yeah. This lecturer that was in the Weight Watchers lecture led me to the Lord. She had this peace on her face, and she led me to the Lord Jesus Christ. Amen. Ubu nyine mbere yuko Elena tugezeho ijambo Imana yamuhaye kutugezaho ridufasha yashaka kubabwira ibyerekeranye n'ubuhamya bw'ukuntu yaje kumenya Yesu. Yagiye mu masomo yerekeranye no kunanuka kwinanura ngo bananuke. Uwo muntu wabigishaga mu masomo yo kunanuka kumenya ibyo kurya bagomba kurya ngo bananuke, uwo mudamu wabigishaga muri South Africa yari afite umucyo mu maso ye anezerewe kuko yari afite Yesu. Uwo rero niwe waje kubwira Elena ibya Yesu. So it has been a long journey, but the Lord has been with me because I am His. I belong to the Lord Jesus Christ. I committed my life to Him. From that time? Wow. Urumva rero ko yagiye kwiga ibyerekeranye no kunanuka ko yashaka kuba umukobwa nyine umudamu muto unanutse aho ahakura Yesu niho amenye Yesu yakira agakiza icyo gihe. So I want to encourage our viewers today. Arashaka kugira ngo namwe abafashe mwebwe mudukurikiye uyu munsi. A lot of people are very discouraged muri iki gihe abantu benshi cyane bacitse intege because of all that is happening around us. Kubera ibintu biri kuba bidukikije biri kuba muri iki gihe cya none. But if you belong to the Lord Jesus Christ, niru wa Yesu Kristo, uri umwana w'Imana, waramenye Yesu Kristo uruwe neza, He has promised never to leave us nor forsake us. yadusezeranije ko atazadusiga kandi ko atazaduhana na gahoro. And no matter what you're going through, He will carry you through. Ibyo uzacamo byose azaba ari kumwe nawe, azagufasha, azagushyigikira, azabikunyuzamo. A lot of people say to me, why did God allow so much evil? Why is all this happening around us? Abantu benshi barambwira bati kuki ibi bintu byose bitubaho, ibintu bya Satani, ibintu bibi birimo kuba mu isi, kubera iki biri kuba? Barabimbaza. But God, the Lord Jesus Christ, is not the author of evil. He isn't evil. Ariko Imana Yesu Kristo ntabwo ari evil, ntabwo ari sekibi, ntabwo ari Satani. Yesu Kristo ntakora ibibi. Yesu Kristo ni mwiza.
When God made man, he intended us to live in paradise. mu gihe imana data wa twese yaturemye yashaka ko umuntu wese abaho muri paradizo, But because of Adam's sin, kubera icyaha cya Adamu, death and the curse came. umuvumo n'urupfu byarinjiye byaraje. But Jesus came to give us life and life more abundantly. Ariko Yesu Kristo yaje kuduha ubugingo kandi ubugingo bwinshi cyane. And we are never alone. He is with us. nta na rimwe abakristo tujya twumva turi twenyine kuko Yesu Kristo ari kumwe natwe. He's been with me right through my journey in life. Yabanye nanjye mu rugendo rwanjye rwose kuva nkiri muto kugeza ubu. He's carried me through everything. Yaramfashije mu bibazo byose, mu kintu icyo ari cyo cyose yabanye nanjye. Under the old covenant, Say it again. under the old covenant, in the Old Testament, in other words. Yes, mu byerekeranye n'ibyo mu isezerano rya kera, Blood, ni nka mu masezerano ya kera ashaka kuvuga ibyerekeranye n'ibyo mu isezerano rikuru. Ni Old Testament. Yes. Yeah. blood had to be shed for the remission of sin. When people sinned, blood had to be shed. So mu isezerano rya kera kugira ngo umuntu kubera icyaha amaraso yagombaga kumeneka byanze bikunze kubw'ibyaha byacu. So in the Old Testament, a high priest, a lamb or an animal had to be sacrificed for the sins of the people. Kubw'ibyaha byacu abatambyi bagombaga kugira itungo babaga kubw'ibyaha byacu. Yes. Amaraso akameneka. Yeah. But Jesus came for us and he died for us. Yes. Ariko Yesu yaraje aradupfira, apfira buri wese hano mu isi. And he died on the cross, and when he said it is finished, he atoned for our sins. Yesu Kristo yaraje aradupfira twese, avuga ati birarangiye, arapfa ku bwacu twese, arabirangiza. So once and for all, no animals had to be sacrificed because Jesus atoned for our sins once and for all. Yesu ni wabaye igitambo kizima kuri twebwe twese, byose byararangiye, nta nyamaswa izongera kubagwa kubw'ibyaha byacu. Yesu yarangije byose rimwe. And that's why we have to accept him. Niyo mpamvu tugomba kumwakira. We need to ask him into our lives. We need to say, Lord Jesus, I acknowledge you as my Lord and Savior. Niyo mpamvu tugomba kumwakira, niyo mpamvu tugomba kumumenya nk'umukiza wacu n'umwami. I ask you to forgive me for my sins. Tukamusaba akatubabarira ibyaha byacu, umuntu wese ku giti cye. And to cleanse me. No kunyeza akankuraho ibyaha byanjye. I make you my Lord and my Savior. Nkahita numva ko mwemereye kuba umwami wanjye n'umukiza. Uramwakira ukamwemerera. Because we need to know the assurance. We need to know that we are born again by his Spirit. Tugomba umuntu wese ku giti cye kumenya ko wavutse ubwa kabiri mu buryo bw'umwuka we. Jesus said, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Yesu Kristo arivugira ati umuntu ugomba kuzinjira mu bwami bw'Imana agomba kuba yaravutse ubwa kabiri. Nutavuka ubwa kabiri ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana na rimwe. So we need that assurance that we are born again by his Spirit. Tugomba kumenya neza, umuntu agomba kumenya neza ubwa ku giti cye yuko yavutse ubwa kabiri ukakira Yesu Kristo. So that when we leave this earth, we know we have eternal life with him in heaven. Ni igihe kizagera tukava muri iyi si, ugomba kuba uzi neza aho ugiye
kugiye kubana na Yesu iminsi yose ukabana nawe ibihe byose ufite ubugingo buhoraho. Yes, because the Bible says it is appointed unto man once to die and then the judgment in Hebrews. Say it again, please. It is appointed unto man once to die and then the judgment. Yeah, bivuga ko mu gihe umuntu azapfa ikizakurikiraho ni urubanza. Niko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo. Which chapter is it? It's in Hebrews. I'm not. Yeah, mu Baheburayo tuzahareba. Yes. Niko bivuga. Yeah, hazaho urubanza kuri buri wese. Yeah. So we need to know we are right with the Lord Jesus Christ. We need to know we are born again. We need every day we need to come before Him and say, thank you, Lord. Is there anything in my life? Cleanse me, forgive me for anything I've done. We need to have that assurance. Niyo mpamvu tugomba guhora twisuzuma buri munsi, umuntu wese akagenda avuga ati meze nte, bimeze gute, ugahora wisuzuma usaba Imana kugira ngo muri Yesu uhabonere kwezwa, usabe Yesu akweze mu mutima wawe, wumve ko umeze neza muri Yesu, wejejwe. I want to share with you all, there were so many miracles in my journey with the Lord, and I just thank Him. I'm so grateful. Hari ibitangaza nzi Yesu Kristo yankoreye mu rugendo rwanjye, nawe kuva mbese natangira urugendo, hari ibitangaza yagiye ankorera nashaka kubaganirizaho bike. You know, I've seen His hand, the Lord Jesus Christ's hand on my life, right through my journey in life. Nabonye ikiganza cya Yesu ku bugingo bwanjye, ku buzima bwanjye, muri iyo nzira yose, muri urwo rugendo rwanjye rwose rw'ubuzima bwanjye, nabonye ikiganza cya Yesu kuri jye. When I was 35 years old, mu gihe nari mfite imyaka 37, 35 or 37? 35. 35, sorry. Igihe nari mfite imyaka 35, I injured myself at work picking up heavy boxes. Ati narakomeretse ndimo nterura ibikarito biremereye nza gukomereka. And I had a spinal injury. Spinal Yes. mu mugongo wabaye nkaho ukaduka kubera guterura ibintu biremereye, aravunika nk'umugongo, acika umugongo muri make. And I was in and out of hospital. Yahoraga mu bitaro agenda agaruka. And my back got worse, my injury got worse. Ariko umugongo we wavunitse cyangwa se wakomeretse, wavunitse ngira ngo niko bavuga, ukarushaho ubwo buribwe bukarushaho kwiyongera. And the doctor said there was nothing they could do for me. Abadogiteri, abaganga bose, physiotherapy, physio whatever, abo bose baragerageje ariko baravuga ati ntacyo twakora. But when man can do nothing, God is able to do everything. Ariko hari inkuru nziza, mu gihe umuntu ntacyo yakora, umwana w'umuntu, abo baganga bananiwe, hari Imana ishobora byose. Hallelujah. Hallelujah. So I was in hospital it was nighttime, alone in the room. Hari igihe avuga ati hari igihe nari mu bitaro yenyine nta ndi muntu wari uhari, ndi mu cyumba cyanjye kwa muganga mu bitaro. And it was all dark in the room, dark outside. Ahantu hose hari umwijima, ari hanze, ari no mu nzu imbere mu bitaro aho nari ndi. And the whole room filled with the glorious light of the Lord. Amen. None icyumba nari ndyamyemo kwa muganga cyose cyuzura ubwiza bw'Imana. And I knew He was with me and I was going to be all right. We yahise yumva nta bwoba yagize, yumvise ko ari Imana iri kumwe nawe, ati ibintu biri bugende neza. But I wasn't healed at that point. Ariko ntabwo icyo gihe yakize. But it just gave me faith that the Almighty God, the creator of the universe,
was with me. ibyo byamuhaye ibyiringiro n'umunezero kumenya ko Uwiteka waremye isi n'ijuru, Imana ishobora byose iri kumwe nawe. I was sent home by the doctors, baza kumucyura, baramureka arataha, ava mu bitaro, abaganga baramubwira ati taha. and I got worse at home. I lost the use of my arms, I lost the use of my legs. I could do nothing. I was bedridden. Ariko yaje kumugara, ibintu byose ntabwo byagenze neza. Ni ukuvuga ngo amaboko ye ntiyaragikora, amaguru ntiyaragikora, ibintu byose ntibyakoraga ubwo yasubiraga mu rugo. So now this is 1.5 years after my back injury started. I deteriorated to the extent I was bedridden. Yes, say it again, sorry. I went down with my back injury. It went worse until I was bedridden. Yeah. It took 1.5 years. Ibyo byose ubwo kuba yaragumye mu buriri, ahinduka mbese ikimuga niko navuga, adashobora kubyuka, byafashe umwaka n'igice, 1.5. 1.5 years. Umwaka wose n'igice aryamye mu buriri. But while I was bedridden, umunsi umwe aryamye yarabaye ikimuga yibera mu buriri, a new faith began to well up inside me. I got a new faith. Muri we yongera kuvugururwa, atangira kugira kwizera gushya. And I started to cry to the Lord Jesus Christ. Atangira kuririra umwami Yesu Kristo. And I started to speak out the scriptures on healing. Atangira kuvuga ijambo ry'Imana ryerekeranye no gukira. By your stripes I am healed. Akajya avuga ati mu mibyimba yawe ndakize. You are the God that healeth me. Uri Imana yankijije. Every day I spoke out scriptures over myself. Buri munsi akivugaho gukira akoresheje ijambo ry'Imana. Healing scriptures. Gukira, ijambo ry'Imana ryo gukira, ijambo ry'Imana byanditswe bigera byo gukira, bigendanye no gukira. Christians came to pray for me and anointed me with oil. Abakristo bakajya baza kumusura, bakajya baza kumusengera, bakamusiga amavuta. Slowly, I start getting better. Amen. Buhoro atangira gukira, kugenda akira yoroherwa. Doctors said I would never walk again. Kandi amagambo bakavuga ngo ntabwo azongera kugenda na gahoro, bakamuca intege. But what's impossible with man is possible with God. Amen. Ariko ibidashobokera abantu birashoboka ku Uwiteka. Hallelujah. Amen. And slowly I start walking. People were used to stare at me as I started to walk. I look like one of these dolls, the porcelain dolls. That's how I look when I start walking. Buhoro atangira kujya agenda afite intege nkeya, ameze nk'igipupe, abantu bakajya baseka, ariko atangira kugenda mu kwizera. And slowly I got better. I started to get use of my hands and my legs again. Buhoro atangira gukoresha amaboko ye n'amaguru, yumva ko bifatitse, bifata ibintu bishobora gukora. And I was in a steel brace to support my spine. Yari agifite bimufasha yambara, bimufasha mu mugongo we, muri magufwa y'umugongo, urutirigongo. When I had 80% healing, 80% healing in my body, the Lord impressed upon me to get rid of the brace, the steel brace.